ubwe ku maguru abiri arahagarara avuga ngo njyewe The Ben impamvu dufitanye urwango yaransuzuguye kera kabaye. Noneho rero The Ben nawe umunwa uramuriye naravuze ati oya nanjye ngomba noneho kuvuga uko byagenze. The Ben ati nibyo koko nahamagaye Bruce Melody musaba ko dukorana indirimbo, ariko umunsi twagombaga gukorana indirimbo yaje kundeba asanga ndi kwikinira PlayStation n'abacurabwenge banjye, nta mwanya niwe nari mfite, nakinye PlayStation arambiwe arataha. Gukeka neza cyane ari umuswa yavuga se The Ben gukira kwe habaye mu kuboko kw'Imana, ibintu bye byose no gusunikiriza nimbona bita ndora Imana ni Hakizimana hoya. Ahubwo noneho nuko The Ben iyi modokari yahaye umugore we Pamela ntabwo ariye, ni y'umugabo witwa Hakizimana Janvier. Wabonye The Ben uburyo yafashe 100 by'amanyarwanda agahita bivunjisha 400 by'amarundi akajya kubitera abantu i Burundi. Muribuka icya kabiri The Ben igihe cye aha Pamela imodoka, muribuka operation Fatakumavuta yazanye operation y'akamodoka, avuga yuko iriya modoka yamuhaye ari intirano, arayimanuka ajya ku kintu ku kindi agenda agaragaza, kandi ibintu finally byabaye amafuti. Icyo kivaho bajya gufatira irembo The Ben, havugwa yuko hatanzwe inkwano y'amadolari 10,000. Undi arangije aravuga ati The Ben nta kintu yakoye, amafaranga The Ben yakoye nta nubwo anaguze n'ibirongoranwa bya Pamela. Urumva biva aho ngaho agenda n'utundi tuntu n'ibindi bintu yagiye agaragaza asenya The Ben, sibyo? Ariko The Ben yigeze agaragara na rimwe amusubiza niyo haba hari abamuri inyuma, woshya umuheto bitazajyana cyangwa ikibuno kikoshya ibyo kirekura bitazajyana. Uko bimeze niko mu Kinyarwanda bimeze. Ni ukuvuga ngo umuntu aragushuka akakwexposa nawe ukumva ko hari imbaraga ufite. Imbaraga z'imikoro ni imbaraga zikomeye zishobora kwica cyangwa zigakiza, zigasenya cyangwa zikuba. Ni ukuvuga ngo rero iyo ugize amahirwe yo gufata iyi mikoro ukagira amahirwe yo kugira audience igukurikira ikumva, please shaka umwanya ubitekerezeho uvuge ngo iyi mikoro ni mikoro nindamukanyereye gatoya izankoma. Umwana wakuze yinywera amata yinywera inshyushyu ewana arengejeho urumogi harashya, ntago amata bangikana n'urumogi yago. Nyamara kandi ribiri kugenda ihinduka mu birego by'abari n'abategarugori, mu birego byo gufata ku ngufu, mu birego byo gutera amada, mu birego by'ubwambure, mu birego by'ibikangisho. Ko mu minsi iri imbere ribo nabonaga ifatiraho zagenderaga mu birere byagenze bite. Uba abantu bagenda bishyiramo ngo acuruza abana, ariko ari n'ahandi hantu yavuze ngo yaryaga amabyi ya dabiju ewana. Arangije na cya kiganiro yakoze avuga ko abagogwa atari abanyarwanda. Jamba barira nkubiturushyi muri kino gitwe naza kuvuga aya magambo numva agiye kuza wankubisurushya agasubirayo apfa kuba atagize icyaha. Ni izina ry'Imana ndakubwiza ukuri ko nazongera kwita baribu bambwira ngo navuze umuhanzi. Urakoze. Abiri abo bantu nimba baramureze ntabwo tuzi ko nimba bafite position imwe n'iya The Ben yo kumubabarira, ashobora kuba ataboneka amazamubabarira. Gatatu, imyitwarire ye nawe imbere y'urukiko bishobora kuzarangira mu bintu yavugiye hari nagaruka ntiyikosore, haramutse havuyemo ibindi bintu bishobora kumubera icyaha. Harya buriya bari kuburana ifunga n'ifungurwa by'agateganyo ntibandika? Barandika. None se biriya bintu nta kintu cyose kivugirwa mu rukiko kitandikwa. Biriya bintu yavuze se niba bimubaza azerekana ibimenyetso, harya barabimubaza buriya cyangwa bategereza ko ari we busubiramo? Nimba ibintu uvuze bishobora kugira, ni buriya niyo mpamvu abanyamategeko barakubwira ngo nujya imbere y'urukiko ugiye kwisobanura witonde, kuko ushobora kuvuga ikintu kikabyara ikindi. Yego. Ushobora kuvuga ikintu kikabyara icyaha gishyashya. Ari byo uriya mutipe abantu benshi bavuga bati nyamara uriya mutipe yarirangije atabizi, kuko hari ibintu yavuze biremereye
haba mu mateka y'abanyarwanda, yego, haba no muri no muri politiki y'igihugu mu gihe sosiyete turimo bishobora kwangiza cyangwa se kwangisha abantu bamwe abandi. Biriya bintu rero nimba yarabivuze, twebwe dushobora kutabite na consideration, dushobora kutabiha agaciro, ariko kubera ko biriya bintu biriya byaha biriho, hari amategeko abihana, bashobora gufata kiriya kintu bakagishyira mu kirego, barangiza bakamubwira bati wavuze ibi n'ibi igihe iki n'iki. Turashaka kuduha ingingo zigaragaza ko biriya bintu wavuze ari ukuri. reka ngushimire kandi nguhe ikaze wo ukunda kandi wakurikirana ibiganiro bya MIKA TV show. Nizere ko ahantu hose uri umeze neza, nizere ko ushima Imana. Kuri kamera za MIKA TV show dufite umusesenguzi wacu, turakwakira mu kiganiro. Murakoze cyane, ndabashimiye. Amahoro y'Imana nabane nawe. Namwe kandi muhorane. Imitima yacu nibohokere iby'ijuru. Nikangukire iby'ijuru. Nuko kubohokera no gukangukira byose ni kimwe. Ariko ibintu byo mu Gatolika burya ni formire. Nuko formire kabisa. Ni formire atagira untera amabuye. Nge ntago ndi umukatolike, ndi umudive, ariko nabaye we naranakomejwe. Ubwo nyine warakomejwe, ariko ntabwo wakomeye. Wenda akomeye. Ntabwo wakomeye. Ndakomeye muri Kristo Yesu. Amen. Kubera ko ntabaye umureji yose cyangwa umukarisomatike. Hari abantu bita bazakagendana mu kiroko nabaze, bajya bavuga ngo ni banzaka. Bariya abantu ni abantu b'amahame, ebana no kumva yuko rwose akavuga ko ariko baba babyiteramo. Nyine nibyo nkubwira ngo n'amahame menshi cyane. Hakaba n'abagatolika rero wundi wambara ishapure igenda ikabakaba ku birenge, yajya kuvuga ukavuga nk'umaze icyumweru adahumeka umwuka atarya, akumva akavuga ndakuramutsa amara inshuro nyinshi, akavuga ndabari mu inshuro nyinshi. Abo rero ni babandi nyine tuvuga ngo ni babandi b'amahame, ariko nibo babi. ntago ari babi. Ntago ari babi, ni babi cyane. Burya ikibi ni ikiri mu muntu, ntabwo kibi. Buriya nubona umuntu ukabya ibintu, ukabona umuntu arasenga cyane agakabya, ukabona umuntu aravuga ko ari umukristo agakabya rwose, ngenda umukristo, jya umenya ko uriya muntu ibyo avuga ari ibyo akora. Hari abari abakristo, ariko umukristo ntago abirata, ahubwo ni abamureba, abaturanyi be, inshuti ze, nibo bamenya ko ari umukristo. Ariko iyo umuntu atangiye kuvuga ngo ngende umukristo, ibyo bintu biba byapfuye. ngende umukozi w'Imana, njye mfite umwuka w'Imana, njye mfite umwuka w'ubuhanuzi. I dig mini dig. Urashaka umugabo nk'icicumi usengera nkukoraho iyo myuka mibi y'amadayimoni. Kajira Yesu turabatokesheje mu izina rya Banyarwanda we. Ni hatari. Ndabona hari ibintu bitagenda neza. Zana ituro gusengera. None rero ko n'abantu bagira ubwenge buke, ukajya kubona ukabona umuntu aratuye koko. Nagenda nkajya hariya Nyabugogo nkayaha amarinde, nkicara ku muhanda ebana, nkagenda nkafata umufungo, nkahera nkazenguruka umujyi wose, ubundi narangiza nkakata. Abwira Imana nti Imana, ibyo nari nshoboye ni ibi ngibi cyane. Uyu munsi ni kuwa gatanu, turashima Imana ko Imana yatugejeje hano, tukaba turi amahoro. Hamaze iminsi havuga ibintu byinshi cyane, ni byinshi turi bivemo. Ngaho ba gitifu bo mu Bugarama, ngaho gitifu wo w'Irurindo na meya, yego na Birurindo, ngaho ibya Fatakumavuta, ngaho noneho numvishe bashyiramo n'abantu amazina yabo ngo bahora bavuga bashyamiranye. Pastor Claude nawe numvishe baje mu mwandiko ni muremure. Baritazari nawe yaduhaye show muri iyi minsi.
umuhungu wa Salomo Sabius. ni umuhungu wa Salomo. Urumva Ariko ibintu ni icyiza byinshi cya cyane. Salomo se ko yabashakaga akanabatunga. Kuriya we. Umuntu witwa Fatakumavuta amaze iminsi ngahe mageragere. Ubu yageze Ariko ngo bamwakiriye nk'umwami, amakuru ahari. umwami. Bamwami rero urumva buriya hari ukuntu bajya bagira, nabo bajya bagira igihe cyo kureba amakuru, kureba imyidagaduro. Umwakira nk'umwami se bwo ni gute? Ni ukuvuga nyine bamuhaye welcome, nyine baramubwira bati karibu muri iyi hoteli rwose, inyenyeri zingahe? N'eshanu. Turakwishimiye. Hoteli inyenyeri 5. Burya ngo iyo umuntu ari umusitari, Rugaju rwa Mutimbo ngo nawe agiye vuze ngo aragiye, abandi batware baramugambanira ibwami, noneho bicaye ko bari bajyaga igihe cyageraga bakajya nyine gushengera, bakajya ibwami, bakajya guhakwa no ku abatware rero ngo bakikije umwami, noneho ngo umwami aza kuvuga ngo hari aravuga ati ariko ati ko nkeneye imfizi mu nka zanjye, ati ntawe ufite imfizi nziza, ngo iyo mfizi ayimpe ijye mu nka zanjye ijye kuzimya. Hanyuma ubwo Rugaju rwa Mutimbo ngo yari yunamye ageze gutya, ngo noneho batware bagenzi be bose, kuko ngo Rugaju rwa Mutimbo yari afite imfizi nziza cyane, ngo bagera gutya ngo bakajya bayica ijisho nyine bereka umwami uko afite imfizi nziza. Yegutse rero ati ese koko ati Rugaju we, ati ufite imfizi nziza ariko iyo mfizi ndayishaka. Ati nyagasani imfizi irayihari ndayiguhata ariko nguye mu matsa. Baramutanze rero, noneho rero sinzi ukuntu bagumye ngo baramwangaga bagenzi be nyine bakamushyeshereza ibwami, kuko yari umuntu w'umutoni ibwami akaba n'umutunzi. Ngo arangije rero ngo bagera aho ngaho baramuharanya, arangije arababwira ngo sha, igihe rero ngo bajyaga kumubamba bamaze kumutanga ibwami, bamujyanye ku karubanda ngo bamushinyagurira ngo mva ko wigize ishyano, ngo ngahe kure kuri iyo ngo isi. Ngo arangije arababwira ngo sha, ngo upfuye akuruta niyo ageze ikuzimu arakuruta. Buriya rero iyo umuntu akomeye aba akomeye nyine. Iyo umuntu yakoze izina barikoze nyine ngo yageze imageragere. Nose tubakoma amashyi. Turakaza neza, turakwakira mu bwacu. Cyane nkuko abampora ikibinjiye n'abandi. Buriya n'ubundi agiye kujya bakubitiraho ababwira amakuru yiriwe muri gereza. Operasiyo zose rero izazakura imageragere azaba ari dahari. Ariko rero itangaza. Hanze rero abafana bafata ku mavuta bati The Ben imbabazi z'uburyarya. Nawe ni kubibona se buriya? Ngewe nkurikije umuntu atanga imbabazi habura amasaha 3 ngo basomere umuntu, ariko yazitanze. Ubundi imbabazi ese zira imbabazi zimaze no, reka nkwereke. Ubundi imbabazi za The Ben nta kintu zari gufasha Fatakumavuta kuri uriya munsi. Kubera iki? Yaraje kuburana ifunga n'ifungurwa, sibyo? Ikindi ntabwo ari The Ben umurega wenyine. Niyo The Ben niyo ziba zashyizwe muri system, ntacyo zari kumufasha. None ushatse kuvuga ko n'ubungubu ikindi n'uburyo bwe yitwaye hariya ntabwo byabuhaga amahirwe yuko abona liberation yo kuburana ari hanze, kuko yagaragaje ibintu byinshi biri furu bitamuha amahirwe yo gusohoka. Ariko by'ukuri kuri se kuri hehe? Ukuri kutagira ibimenyetso kuba hose, erega hari n'ukuri kuba kudakenewe. Ukuri yavuze hara ntabwo ko ari gukenewe atoro, ntabwo ko ari gukenewe. Bamwe bati uyu muhungu cyangwa umugabo afite abantu bamutumye kugira ngo agaragaze ko ikintu cy'amacakubiri mu Rwanda kigihari, by'umwihariko mu rubyiruko cyangwa muri showbiz. Mpamya yuko buriya bintu ngiye ntabwo confidence abivuganye, noneho akavuga ibintu atavuganyeho na maître we. Ngewe ntago nagaye abantu babitekereza, ariko nanone ntago nabajya inyuma. Yes, reka tujye tubyemera gutyo. Abo bo barahari, turabizi, turabibona. Hari n'abatari we wenda banabigendana batabivuga, ariko izo influence ziri negative bazigira, sibyo? Mo bita positive, kuko buriya umuntu n'impamvu ye. Buriya ushobora kwita umwanzi wawe umuntu umwanzi wawe, ariko ku giti cye akumva ko ari wowe mwanzi wawe.
je nkakwita umwanzi wanjye nawe ukanyita umwanzi wawe, ariko jewe nkwita umwanzi wanjye nshingiye ku mpamvu zanjye, nawe ukanyita umwanzi wawe ushingiye ku mpamvu zanjye. So rero ariko ubundi ikintu bita igihugu ni ikintu abantu bose bahuriyeho, ni ikintu abantu bose bagomba gukunda kimwe, ni ikintu abantu bose bisangamo. Niyo mpamvu rero nta muntu ugira ubushobozi, nta muntu ukundiye igihugu kurusha uwundi, ntabwo bibaho biriya. Fatakumavuta ni izihe ngingo zamufunze? Fatakumavuta buriya ikintu cyamufunze gikomeye ni ibyaha aregwa, icyo nicyo kimwe. Yego. Ariko amaze kugera hariya hari n'ibindi yazanyemo bitamurengera, ahubwo bituma abantu bamujyaginga ukundi. Ari byo ngibyo byuvuga yuko hari abatekereza yuko ashobora kuba akoreshwa na force, bamwe bati yaritaba, ziri negatifu, sibyo? bamwe bati yaracukuye yaritaba, ariko nanone ni umuntu tuziho yuko mu biganiro bye, mu mwuga we yagiye agaragaza ikintu gisa nko kubasha navuga ngo gushyiramo abandi, cyangwa se gushyirishamo abandi, cyangwa ku expose abandi. Binavuze yuko rero ibyo ashobora bimwe na rimwe akavuga n'ibitari by'agahimba. Ngira ngo tuze kugaruka kuri ziriya mbabazi za deben abantu bazigaya banavuga yuko ari indyarya. Tuze kugaruka ku kintu kimwe ku kindi mu bintu uriya mutipe yamukoreye, ariko wakarenga akamuha imbabazi. Ni ibiki yamukoreye? Icyambere, deben hari indirimbo ebyiri yasohoze zikurikirana. Ibana Fatakumavuta yaramusenya akayavuga ati ziriya ntabwo, iyi ntabwo ari indirimbo, asa nkaho ari nko kwikinisha, asa nkaho ari komedi, ntabwo uyu ntabwo ari umuhanzi. Urumva ibyo birarenga biva aho ngaho. Muribuka icya kabiri, deben igihe cye aha Pamela imodoka, muribuka operasiyo Fatakumavuta yazanye operasiyo y'akamodoka, avuga yuko iriya modoka yamuhaye ari intirano, arayimanuka ajya ku kintu ku kindi agenda agaragaza, kandi ibintu finally byabaye amafuti. Icyo kivaho bajya gufatira irembo deben, havugwa yuko hatanzwe inkwano y'amadolari 10,000. Undi arangije aravuga ati deben nta kintu yakoye, amafaranga deben yakoye nta nubwo anaguze n'ibirongoranwa bya Pamela. Urumva biva aho ngaho agenda n'utundi tuntu n'ibindi bintu yagiye agaragaza asenya deben, sibyo? Ariko deben ntiyigeze agaragara na rimwe amusubiza cyangwa ngo baterane amagambo. Ikindi mu magambo Fatakumavuta yavugiye hariya mu rukiko, yagaragaje ukuntu ari inshuti na deben. Avuga akantu yavuzemo ko ngo yigeze no kumuha umuti ngo umeresha ubwanwa, sibyo? Ni ukuvuga ngo umuntu muganira mukagera ahantu muvuga nuko ubwanwa uko bumera n'ibindi utuntu dutoye, ni umuntu muba mufite imishyikirano, mufitanye umubano. So umubano we rero na deben, noneho twibaze ngo niki cyahaye Fatakumavuta imbaraga, niki cyamuteye kugira ngo asenye deben kandi yari inshuti ye? Ni iki ubona wari iki cyane? Maybe ishobora kuba ari ishyari cyuko yabonaga azamuka neza, abandi bati yamwaka amafaranga ngo amwamamaza mu promote, nacyo kintu yakivuzemo. Ashobora kuba wenda inoza nyirabayazana none uko yamwatse amafaranga ntayamuhe, cyangwa se no muri bya bindi byavugwaga hakaba hari abandi bapambi bakoresha Fatakumavuta nk'umuntu ujya kuri mikoro uzi no kuvuga, ufite impano yo kuvuga, bakamukoresha kugira ngo basenye deben. Cyane cyane uramukonkira birashoboka kuko kenshi bagiye bavuga ko ngo ari umukozi we. Bivuze ngo rero yakoze ubwenge ntagaragare muri game. Nyine niho ni bya bindi navugaga ngo niyo haba hari abamuri inyuma, woshya umuheto bitazajyana, cyangwa ikibuno kikoshya ibyo kirekura bitazajyana. Uko bimeze niko mu Kinyarwanda bimeze. Ni ukuvuga ngo
umuntu aragushuka akakwegisipoza nawe ukumva ko hari imbaraga ufite. Imbaraga z'iyi mikoro ni imbaraga zikomeye zishobora kwica cyangwa zigakiza, zigasenya cyangwa zikuba. Ni ukuvuga ngo rero iyo ugize amahirwe yo gufata iyi mikoro ukagira amahirwe yo kugira audience igukurikira ikumva, please shaka umwanya ubitekerezeho, uvuge ngo iyi mikoro ni mikoro nindamuka nyereye gatoya izankoma, izankoraho. Niyo mpamvu rero ugomba kwibungabunga. Tipe rero yagendeye kuri kwa kundi bamukurikira, akabona barawocinga, akabona views zirazamuka, yavuga ariko wenda niba ari abandi bamukoresha, ubu nindi uri kumwe nawe mageragere, wasanga mu rukiko bamutumye wenda nta numwe wamugezeho. Imageragere ntawe uramusura, hari n'igihe azahava nta n'umwe bataranamusura. Sibyo kuri momo. Hanyuma se kuri momo umugore we n'abana ninde ashobora kumufasha umuntu umunsi umwe cyangwa ibiri, ariko ninde uzabona presence ya Fatakumavuta ya sacrifice yakoraga mu muryango? Ntago bishoboka. Niyo mpamvu abantu bakwiye kumva impamvu zo kumva yuko ufite influence, zo kumva yuko ufite power of microphone ugashaka kurengera. Ribi kabivuga bati na ya ribu cyangwa ribi rabuza abantu kwisanzura. Yes. Ribu bati nyamara baratubuza kwisanzura, ro kwisanzura. Wowe urisanzura usenya mugenzi wawe, urisanzura usenyera mugenzi wawe. Mugenzi wawe agiye gukwa, amafaranga yavunikiye, agiye gukwa amafaranga inkwano bemeranijweho, warangiza ukavuga ngo ntabwo ngo ngagera ngo nta nubwo aguze ibirongorano, uhereye ku kisi. Rero Fatakumavuta yahemukiye The Ben mu bihe bitandukanye. The Ben nta comment nimwe yigeze akira ku bintu Fatakumavuta yamuvuzeho. Ntiyigeze agira gute. Kiriya kirego bavuga The Ben yatanze ntabwo ari gishyashya, ni ikirego cya 2020. Sibyo? Nicyo cyakomeje. The Ben nabwo byabise mutungura, ariko aravuga ati reka jewe mfate position yanjye nge hehe ku rukuta rwanjye nandike mvuge kuri ya muntu. Abantu bamwe nanjye ndimo naravuze ntibiriya bintu no kwiyerurutsa n'uburyarya, ariko twamaze kubona inyandiko iri authentique. The Ben yahaye urukiko rwa Kicukiro ababarira uriya mutipe. Kumubabarira si ukuri ya mutipe yamusabye imbabazi, ahubwo ni wa mutima wa The Ben. Vuga uti asize abana baraba, asize abana ibiki n'ibiki, twarabanye, nyamara ibyo yakoze byose nubwo yantaranze nubwo yagize gute ntacyo byishe kuri proje yanjye. Hanyuma rero amahirwe yo gufungurwa kwa Fatakumavuta ari kuri kangahe? Amahirwe yo gufungurwa kwa Fatakumavuta ntabwo nge nyabona cyane buriya, kabone nubwo The Ben yamubabarira. Kuko Fatakumavuta hari n'abandi bantu bamurega. Yego. Kandi ntibarava imuzingo, urukiko nturava imuzingo by'ikintu aregwa kimwe ku kindi. Kabiri, ari mu minsi 30 ariko ari mu minsi ntabwo araburana mu mizi y'urubanza, ntabwo arayijyamo. Kabiri, abo bantu nimba baramureze ntabwo tuzi ko nimba bafite position imwe n'iya The Ben yo kumubabarira. Ashobora kuba ataboneka amazamubabarira. Gatatu, imyitwarire ye nawe imbere y'urukiko bishobora kuzarangira mu bintu yavugiye hari nagaruka ntiyikosore, haramutse havuyemo ibindi bintu bishobora kumubera icyaha. Harya buriya bari kuburana ifunga n'ifungurwa by'agateganyo ntibandika? Barandika. None se biriya bintu nta kintu cyose kivugirwa mu rukiko kitandikwa. Biriya bintu yavuze se niba bimubaza azerekana ibimenyetso? Harya barabimubaza buriya cyangwa bategereza ko ari we busubiramo? Nimba ibintu uvuze bishobora kugira, buriya niyo mpamvu abanyamategeko barakubwira ngo nujya imbere y'urukiko ugiye kwisobanura, witonde, kuko ushobora kuvuga ikintu kikabyara ikindi. Yego. Ushobora kuvuga ikintu kikabyara icyaha gishyashya.
ari byo uriya mutipe abantu benshi bavuga bati nyamara uriya mutipe yarirangije atabizi, kuko hari ibintu yavuze biremereye haba mu mateka y'abanyarwanda, yego, haba no muri politike y'igihugu mu gihe sosiyete turimo, bishobora kwangiza cyangwa se kwangisha abantu bamwe abandi. Biriya bintu rero nimba yarabivuze, twebwe dushobora kutabite na consideration, dushobora kutabiha agaciro, ariko kubera ko biriya bintu biriya byaha biriho, hari amategeko abihana, bashobora gufata kiriya kintu bakagishyira mu kirego, barangiza bakamubwira bati wavuze ibi n'ibi igihe iki n'iki, turashaka kuduha ingingo zigaragaza ko biriya bintu wavuze ari ukuri. Iyo atabiboneye ibimenyetso nabyo byitwa icyaha kiramuhama. Niyo mpamvu mvuga rero gusebanya, gusebya inzego mu ruhame. Hari abantu yavuze muri RIB, yavuze RIB uko bamufashe nabi, yavuze RIB uburyo abantu bavuganye ku matelefoni bonera ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo rero bishobora kurangira bibaye ibyaha, n'abamushinjaga bakamushinjura, ariko agasigara yishyizemo mu rwego rwo kugira gute gusebya inzego cyangwa se kuvuga impuha. Yego, kuko nimba yaravuze ngo bamwise iki n'iki, sishaka kongera kubisubiramo, bamwise iki n'iki, kandi ivangura rihanwa n'amategeko y'u Rwanda. yego, ntabibonera ikimenyetso. Ntimwabonye se Bayingana ajya ntiyisobanuye, avuze ati arambeshyera bire bintu ntawo mpurira nabyo. Uzi impamvu ashobora no kuba ari byo, ariko kubera ko azi yuko neza nta kimenyetso afite, kandi nubwo byari akamugarama. Niyo mpamvu rero Fatakumavuta yagombaga gukoresha ubwenge, ibintu yaravuze ngo ibintu bye ngo abishyiramo imibare myinshi, imibare iri hasi cyane, ariko ntacyo buri cyangwa se imibare iri hejuru, ariko amagambo ari hasi. Oya, amagambo akaba yaramutambutseho yiruka. Ni ukuvuga ngo ururimi rwe rufite overspeed. Ntabwo ari speed, ni overspeed. Nirwandikire rero, ruriya rurimi rero nirwo rushobora kurangira rumushyize mu kaga n'akangaratete. Njye mvugishije ukuri, ntaciye urubanza cyangwa ntagiye mu bintu byinshi cyane, uriya mutipe haracyari amahirwe yo kuburana, akaba yatsinda cyangwa agatsindwa. Yego, urakoze cyane kubw'ikiganiro cyiza uduhaye. Nizere ko abantu bagera kuri Fatakumavuta, ariko no muri gereza ngira ngo habamo abanyamategeko kandi abantu bazi ubwenge, buriya bari bumugorore bamubwire bati ubutaha nujya kuburana uzavuge gutya, uvuge ko wenda wavuganye n'umujinya cyangwa iki, buriya bafite uburyo babigororamo. Yego, bashobora kubigorora cyangwa se akaba yanabisabira imbabazi, si uwa mbere si n'uwa kabiri, ariko akaba yakwibona nanone muri sosiyete nyarwanda. Yego, urumva ibyo ari byo byose, ntacyo Fatakumavuta apfa n'inzego, ntacyo Fatakumavuta apfa n'abari abagenzi be, no kuba The Ben yakoze iriya geste ni ukugira ngo njye mbona ari ugusova izina